iki urabizi ko ari igihe kigira umukobwa agateretwa pe yego hariya utabaye maso sha uragenda uwo muzabana urabanza umbwire waramusengeye wowe mu by'ukuri wagendeye ku biki kumenya icyo ushaka ugiye akantu ko kugendera mu Kigali rwose njyewe narinze wari icyo ushaka ntuze kubwira ngo washakaga iki ni ukutavuga ngo gupfa ndapfa gufata iryo jambo ndarijyana kubera ko njyewe namenye Imana kuva kera none sobanukirwa ko Imana ishobora byose hatavuyemo na kimwe isi n'ibiyuzuye ni ibyayo yego kandi ndi umwana wayo kuki njyewe nshobora kuvuga ngo ndapfa umva kumenya icyo ushaka bikurinda kwagupfa ati hari ibyo nshaka ariko nimvuga hano nanone ndagiye mwumva aka kantu hari ukuntu umuntu asetinga ibintu kandi ashaka ABC kugera ko mbonye kugeza kuri 4 kandi nshaka 5 ntaho njye abyo nabyo hoya nagaruka bwiye ibyo ndi tuvuga nta muntu uba perfect ntawe ako byibura ari byo bati ibi byibuza mu byo nshaka 90% hafi kuza ndi kuyibona rero bikakurinda kujayajaga rero biguha umurongo uwo muntu yaza ukabona ko mutari mu murongo umwe batoya ntago ibi rwose ntago ari umurongo nihaye rero sawa ntago bikunda sawa akaza undi bityo gutyo ikindi ni ugusenga kantu ko gusenga ikintu nta nubwo ari ikintu cyo gusenga ndacyubaha cyane kuko nzi ko nsenga Imana yumva ngira Imana yumva ni nko kundabura ku mugani n'ubu uzagira uburyo ubimenyesha niba bigisha wanjye ariko ndinde gupfa yabisengera rero ikindi kintu nawe ukikoraho tu kubera ko ari ukuntu dusaba ngo ngenda ashaka uyu muntu gutya na gutya na gutya na gutya harya wewe bide ufite ikibazo umeze ayo nguko mumenye icyo mushaka ariko mwishyire mu nzira yacyo ikindi mureke kuragara ngo bigenze gutya ntugire umurongo usange ntabwo uri stable ariko ikindi mubiherekereshe isengesho